muri make ko cyo bishatse aho bishaka kutubwira aho ngaho. Iyo ntumwa igomba kuza, turi muri Maraki mwibuka ko ari we mu muhanuzi wa nyuma dufite mbere y'uko Kristo aza. Ni ukuvuga ngo isezerano rya kera rirangirana n'umuhanuzi Maraki, bakatubwira ko haba hatambutse imyaka igera muri za magana, nta wundi muhanuzi wundi ubonetse, ariko ubwo Maraki yarasize avuze ngo hazaboneka integuza izabanziriza intumwa y'isezerano. Niba tubivuze gutyo, amagambo tuyasubiye gutyo, nihanganire. Iyo ntumwa y'isezerano, umukiza wacu, umucunguzi Kristo wabaga wigishwa mu isezerano rya kera ryose, wabaga uvugwaho ari mu ndirimbo cyose, bavuga ngo twite Mesiya azaza. Nibyo buryo ntabwo bigaruka uko ubutumwa bwiza nyine hagomba kuzagera hose, ntabwo bisubiramo. Ni uko ubwo nyine bwari ubuhanuzi bwagomba kuzasohora. Noneho hari batubwiye ko Eliya agomba kuzaboneka. Noneho nyuma twajya iyo tukomeye tukajya muri Matayo igice cya 11, washaka yera ku murongo wa 10 kugera ku 14, aho ne batubwira ngo uwo nguwo Yesu n'ubyivugira avuga ngo iyo ntumwa y'isezerano, Yesu iyo ntumwa y'isezerano ihamya ko Yohana mu mubatiza ari we Eliya wagombaga kuba integuza. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe ni igihe cyatambutse, ariko Maraki akongera ku murongo wa 23 no ku murongo wa 19, uhereye ku murongo wa 19 ugakomeza muri cya kinye cya nyuma, ndetse nayo magambo ya nyuma arangiza icyo gitabo cya Maraki. Niho naratubwira ko ubu Maraki yungamo ko hari Eliya wundi uzaza, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo munsi uteye ubwoba utegerejwe ntabwo ari uwo guhera tuba twavuga ko yenda yabaga ari kuvuga avuga byose byo mu gihe nk'icyo ngicyo, ahubwo ayo magambo ya Maraki, muri icyo gihe Maraki yatanga ubuhanuzi, ari ahantu yavuze ibigiye kubaho vuba aho ngaho, nubwo ntego ntabwo hari vuba, ko nyuma hamaze imyaka magana n'amagana, aho nyuma ariko kongera akajyana kure mu gihe cya nyuma avuga ati hazaboneka n'undi Eliya uzigomba kuza, ari icyo gihe cya nyuma giteye ubwoba, uwo munsi w'Uwiteka bakatuba uzaba utwika nk'itanura, ngo abibone bose n'inkozi z'ibibi bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ayo magambo ari kutwereka igihe cyanyu, mu gihe izo nkozi z'ibibi zizaba ziri guhanirwa ibyaha zakoze ukwimura Imana. Ni ukuvuga ngo ni iherezo ry'ubutumwa ry'ubutumwa. Aho rero katubwira ngo none ngo hazongera haboneka undi Eliya. No kuvuga byo twereka yuko noneho nitwebwe tujya mu byanditswe, hangaha tubonye ngo bayire babiri, uwo ngo waje kubanziriza Kristo, ariko tukibuka yuko nanone mu bihe bya kera mu mateka yaranze itorero, ubwoko bw'Imana, ko habayeho na Eliya umutushubiti, uwo nguwo wagize ate nawe wahanganye n'abigisha b'ibinyoma
ba Bayali ab'ikigirwamana Bayali na Ashera, akabajyana ku musozi Karumeli, akerekana Imana y'ukuri, bigatuma abantu bava mu rujijo maze bakabona iyi nzira, bakabona icyerekezo. Abo Eliya wundi none waje kugira w'integuza ariwe Yohana Umubatiza, nawe Imana yari imuvanye, yari imutiye mu nyigisho zari ziriho cyangwa se mu mihango yakorwaga n'abitwaga ngo bari itorero ry'Imana muri icyo gihe, cyangwa se ubwoko bw'Imana. Abo bari barahawe iyo nshingano yo kuyobora abantu mu mucyo, maze bakizanira inyigisho z'ibinyoma. Ubwo ni abafarisayo n'abandi n'abasadukayo, abari bahagarariye ijambo bari bahagarariye ibyera by'Imana, ariko bakaba baragize bate, bari barabisiribanze. Imana ihagurutsa noneho Yohana Umubatiza, aza nk'umugorozi ugiye gusubiza ibintu mu buryo, kugira ngo koko abo ngabo bemeye kwihana, basobanukiwe n'uko hari ikintu kitagenda, abo ngabo bazasanganire, aribo noneho bazaba abakorana na Kristo muri iki gihe yarageze cyo kuza. Akaba ariryo torero yari agiye gushinga. Kristo yaje koko ashyiraho muzo abashinga ibyera by'Imana. Noneho mu gihe cyacu cya nyuma nabwo, uwo Eliya nawe mu nshingano ibyo agomba gukora ni uko nawe azagira ate, agomba gusubiza abantu muri ubwo buryo, kugira ngo abantu bongere bagaruke mu buryo bwo bagere mu nzira y'ukuri, bashobore guhagararira ibyera by'Imana nk'uko bikwiriye. Hari kubatita rero ku busobanuro bw'iri hame, bafata ibyanditswe mu mvugo ngejuru, ntibasobanukirwe n'umucyo Imana itanze mu mvugo shusho yakoreshejwe. Iyo batabyumvise rero, ni hahandi bagira bate, baba bagiye gutera rwa rujijo. Umwigisha runaka akabyumva uko intekerezo zimubwiye, akabitangaza uko nguko, n'undi nakabyumva ukwe akabitangaza ukwe, n'undi akabitangaza ukwe. Ubwo muramva noneho urwo rujijo ukuntu rugiye kuba rwinshi. Noneho kuri babari none bakeneye, bashobora gushaka umucyo, bavuga batangira bakibaza ati, none se ni hehe ukuri kuri? Ibihe ni ukuri kuri hehe? Ko uyu bari kubisobanura gutya, uyu nguyu ibi n'ibi. Ibyo rero ntabwo bireba gusa abari bari mu mwijima mu gihe cya kera cyane, ahubwo abo ngabo bari muri iki gihe cyacu turi ubu ngubu, nabo batiga amahame neza, uko batagenda ku mahame uko bikwiriye. Satani byakoresha uburyo bashyiramo urudobi nk'urwo ngurwo, maze inyigisho zigatera abantu urujijo. Namwe mugerageze murebe hirya hino, murebe aho mwegeranye, murebe muhitamo mwibaza n'impamvu hashobora kuba hari inyigisho zitandukanye. Mbese ninde uyungukiramo? Mbese abantu bari kwigishwa bitari ukuri? Mbese abo bantu bashobora kwizijya mbere? None se ntabwo bari gusoza ubuhanuzi batubwira ko ngo hazaboneka abigisha b'ibinyoma, abigisha kandi bazayobya benshi. Niho tugomba rero guhagarara tukareba neza, tukitonda kugira ngo natwe tutagira tutagwa muri iyo mitego yo kuba twayoba inzira y'ukuri. Ibyo ni ukuvuga ngo biradusaba kugira ngo dushobore kureba gusobanukirwa n'aya mahame yo kugira ngo twige ibyanditswe neza, tubigire ibyacu. Hari amagambo ari mu nzandiko z'ibanze nkunze kujya nyagaruka cyane, batubwira ko tugomba ko buri wese aba agomba gushikama mukuri. Ayo magambo ari mu nzandiko z'ibanze kuri paji yaho 100 isubi yaho ya 3, batubwira ko buri muntu ku giti cye akwiriye guharanira kugera
ku ntsinzi nshya buri munsi. Tugomba kwiga guhagarara mu kuri, buri wese ku giti cye, kandi tukishingikiriza ku Mana burundu. Nguko uko tugomba kugihagarara mu byanditswe, ndetse amagambo arumva arahura twigeze kubona, nakuze kubasomera, aho batubwira yuko mu gihe cya nyuma turimo, abana b'Imana baba bagomba kuba biteguye gusubiza ubabaza ibyo bizeye, ibyo bizera kandi bakaba bihamya. Ni amagambo tubona mu rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 15. Ni ukuvuga ngo aho uri ukaba washobora guhamya ibyo wizera. Ni ukuvuga ngo ibyo wizera ntabwo mbyizera ko babimbwiye, ahubwo dore birahamanya n'ijambo ry'Imana, ndarisoma nkabona ko bihuye. Nuko rero iri hame ryo kugira ngo yo gushingira ku busobanuro bw'amazina bizadufasha gusobanukirwa n'ubutumwa dufite mu byahishuwe, cyane cyane bitwereka igihe cya nyuma, kuko ntuzajya tubona amazina nk'ayo twabonaga za Ufurate, tukaba twabona nk'ayo ngayo Arumagedoni. Reka tuyarebeho, turebe no ku bintu bimeze. Tureka turebe basagize abo turi kumwe kuri Zoom kugira ngo ushobore kubona iyo shusho neza, kugira ngo tubirebere hamwe. Aha rero baratubwira nibwo niyo ngagi niyo nende kubabwira rero ngarukaho amazina tubona mu butumwa bwiza, amazina dusanga mu byanditswe aba afite ubusobanuro, afite ubutumwa buyihishemo. Aha nafashe urugero rw'amazina agera kuri 4 gusa. Ni kuri taburo nyine, turakomeza n'iyindi, ariko nyemerere mbanze nanone ndamutse mwese turi kumwe. Ndababona bamwe aho muri mu bihande by'iriya ruguru cyane y'Uburayi. Umuvandimwe nawe wundi nawe ntabwo nzi iruhande aherereyemo cyane, ariko mwese ndabaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Mugire ibihe byiza, kandi Imana igumye kubafasha no kubakomeza kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ibihe turimo bikomeye. Ubwo ibihe bikomeye bigenda bidusatira, ubwo turi kugera dushyira iherezo, birakwiriye ko turushaho gusobanukirwa n'umucyo Imana tuyoboramo, kugira ngo tutavaho tuba iminyago y'abigisha b'ibinyoma baraboneka hirya hino. Ubwo ibyahinda ngarutse umwanya, amagambo nemaze gusaba umwanya mbabwira yuko ngo bidusaba yuko ngo buri muntu wese aba agomba kuba yiteguye guhagararira ukuri wenyine, nta wundi yishingikirizo. No kuvuga ngo yagombye kuba ibyo yiga kandi asobanukirwa, ashobora gusobanukirwa ibyabyo neza. Hamwe mu gitabo cy'Itangiriro ku gice cya 3 umurongo wa 20 batubwira ukuntu Imana nanone yatanze ubusobanuro. Imana ubwo Adamu yitaga umugore we Eva, kuko batubwira ngo kuko ngo ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 20 baratubwira ngo uwo mugabo yita umugore we Eva kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Yiswe Eva kuko niwe nyina w'abafite ubugingo bwose. Urumva iryo zina, urumva akimara kuritanga gutyo n'ubwo busobanuro, aho byahitaga byumvikana yuko nta n'undi wundi uzaboneka wundi. Ntabwo Imana yenda yari ifite kuba hari undi muntu yenda ari kuzazana wundi
yenda ngo ireme undi muntu aho ngaho uruhande, ahubwo ubutumwa bwari butanzwe n'uwo mwanya bwari bwerekanye yuko adamu uri aho ngaho imuhaye na uwo nguwo eva, niwe nyina afite ubugingo bwose, nta wundi uzaboneka. ni ukuvuga ngo aho itangiye ubutumwa bwa mbere burabonetse aho ngaho. Eva rero mu ruheburayo, mu ruheburayo nibyo bita hawa. ubwo muzamwe mushaka kumva cyane cyane mu bihugu byo bimwe na bimwe usanga hari hawa, kuva bamwe bamwita ngo ni hawa. niba muvuze hawa ubwo ni ukubita bumva ko nabwo ni kimwe na eva, ni ibisobanuro kimwe. ni ukuvuga ngo bivuga ngo ufite ubugingo nk'uko murongo tumaze kuwusoma. urundi rugero nanone tubonamo nanone muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 21, cyangwa se no muri Luka igice cya mbere umurongo wa 31. reka dusome muri Matayo kiriya gice cya mbere umurongo wa 21. baravuga ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. azamwita Yesu kuko azakiza abantu be ibyaha byabo. abazamwisunga azabakiza ibyaha byabo. iyo ni ukuvuga ngo ni ubutumwa buratanzwe uwatari yanavuka, ariko inshingano icyo azakora. murumva ko abantu bari tugiye muri bwa butumwa bwiza bw'iteka ryose, ubwo bwari bwaratanzwe ku gihe cya Adamu. abantu baba bagahita bavuga ngo nguwo ngo azitwa Yesu, ngo kandi ngo niwe uzakiza abantu ibyaha byabo. urumva ko yaba ari abantu bahora bita ku magambo Imana yandikishije ivuga, bari kwitebaza ngo mbese uyu ntabwo aribo babahanuzi bagiye bavuga aya magambo dusoma muri Yesaya, aya dusoma muri Mika, aya magambo uyu Mesiya batubwira ntabwo ari uyu mwana bavuze. urumva ko nyiri kubibwirwa byagomba guhita bimukometa ku mutima, byagomba guhita bimukora ku mutima, nayo gutangira agahita asobanukirwa ko ahubwo ari we uzabyara umucunguzi, wa wundi wari wasezeranijwe Adamu, wa wundi bose bari bategereje. yari guhita yumva ko ku isi ho ati cya gitangaza, ahubwo ati koko wa mucunguzi wari utegerejwe azasamwa nanjye. mwumva ko nabwo ubutumwa bwagomba kubagira ite, bwagomba kugira icyo buhamiriza abantu ako kanya. aho ndabaha umukoro muze kureba nanone ibyo ubya Yohana Umubatiza nawe uko yavutse, nabwo murahita mubona ukuntu Imana niwe iragenda gutanga ubutumwa. none iyo tugiye muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 41, nawe akatubwira ngo aho Kristo ubwo yaratangiye kuza gushaka abari kugenda areba intumwa ze za mbere, natubwira ngo abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati twabonye Mesiya. uwo ni Andereya. abona umuvandimwe we Simoni, aramubwira ati twabonye Mesiya. wa wundi twari dutegereje, twari tubwirwa ati ahubwo twamubonye, ariyo bisobanurwa ngo Kristo. ahangaha aya magambo turabona mu mwanya ndagira icyo nsindagira kuri iyi ngingo, kuko tubwira ngo Mesiya no gusobanukirwa ko ari Kristo nk'uko ni ubusobanuro. nuko n'ubundi tugiye mu buhanuzi, hari aho tubona amagambo batubwira Mesiya, batubwira ngo Mesiya. ubwo ndaganisha ku gice cya Daniyeli igice cya 9, aho batubwira ibyumweru 70, aho noneho bagiye bagenda batwereka amatariki,
hari aho bakatubwira ngo Mesiya, ni ukuvuga ngo umuntu batasobanukiwe Mesiya ibyo ari byo, atasobanukiwe ko uwo muntu nanone ari uwasizwe, ibyo bintu igihe bidasobanura ubwo busobanuro abantu batabufite, ntacyo bakumva mu byo babwiwe. Kristo nk'uko Luka igice cya 3:21, cyangwa se no ku gice cya 4 umurongo wa mbere, ndetse twahabwa amagambo yose nyasoma, reka ariko nyura muri make rwo twereka nka muri Luka igice cya 3:21, baratubwira ngo nuko abantu bose babatijwe na Yesu amaze kubatizwa, agisenga, ijuru rirakinguka, umwuka wera aramumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma, ijwi rivugira mu ijuru ati, ni wowe mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Yesu arabatijwe, wa wundi wavutse baravukiye hamwe aho ngaho na Yosefu wari umubaji, ukora umwana agakura hamwe n'abandi, ariko mu gihe cyo kubatizwa niho noneho ikimenyetso rero n'ikivajuru kiraje kirahamije, kiravuze bati, uyu nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Ubwo iryo jwi rije ryumva muri rya rindi nanone ryari ryavuze ko ngo Yesu wakuze aho ngaho ari umwana agakura, ubwo uruvuga ngo ryari iryo zina ravuze ngo niwe uzakiza ibyaha by'abantu be. Noneho igihe cyo kubatizwa kwe n'Imana noneho iraje irabihamije iti, uyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Twagera ibyakozwe rero mu gice cya 10:36, bakatubwira ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isirayeli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga, ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Murumva ko